Murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Kuri uru rubuga tubagezaho amasomo ya gitari. Isomo ry'uyu munsi, igice cya mbere, turabereka ibice bigize gitari. Icya kabiri, amazina y'imirya. Icya gatatu, kuregera gitari uko bikorwa. Noneho n'impamvu kuregera gitari ari ingenzi. Noneho ngiye kubereka ibice bigize gitari. Igice cya mbere, aka kitwa head stock. Noneho utu turegera gitari twitwa tuning peg. Noneho utu ngutu nitwo dutuma uregera imirya. Noneho kano kitwa nut, niko gatuma imirya izamuka kandi igahana imyanya. Iyo izamutse bituma imirya idakora kuri utu twuma. Guhera hano kuri nut kugera aho body itangiriye byitwa neck. Wavuga ko ari ijosi. Noneho hakaza utu twuma bagiye bashiramo fret, igufasha kugabanya distance y'umurya. Uko ugenda wimuka uva hano kuri nut wegera kuri body, ugenda ukanda kuri fret ugenda wimuka, niko nijwi rihinduka. Urugero, wenda dukanze kuri uyu murya wa mi, uri kumva ni dukanda tukagenda twimuka. Noneho iyo ugeze aho neck irangiriye, haza iki gisanduku cya gitari bacyita body. Noneho hakaza uyu mwobo wa gitari. Iyi body itandukanya gitari ya solo cyangwa ya base. Noneho iyi body ituma ijwi rya gitari risohoka, igitari idacomekwa. Iyo utayicometse nicyo gitanga ijwi. Hariho nizigira body ushobora gucomeka. Noneho hakaza uyu mwobo. Uyu mwobo witwa sound hole. Umuntu yavuga ko twawita nkaho ari nka speaker, cyangwa se wenda akanwa ka gitari. Noneho iyo ucuranze umurya niho ryajwi ry'uwo murya risohokera, cyangwa amajwi y'imirya niho asohokera. Noneho hakaza aka kantu k'umweru kitwa bridge, niko kanyuzeho imirya kagatuma kazamura ya mirya. Aka ka bridge kazamura imirya kagatuma n'amajwi y'imirya ajya muri body. Noneho hakaza aka kantu k'umukara bridge iteyemo kitwa saddle. Noneho hakaza kano k'umukara, ni akantu intoki zifataho kugira ngo intoki zitangiza body, niko kamaro kako. Noneho hakaza imirya. Umurya umwe ni string, imirya myinshi ni strings. Tugiye ku mirya. Noneho iyo ugiye hano kuri aka kitwa nut, inyuma yako noneho umurya wa mbere hano inyuma witwa mi, mu cyongereza ukitwa i. Umurya wa kabiri witwa c, mu cyongereza ukitwa b. Umurya wa gatatu witwa sol, mu cyongereza ukitwa g. Umurya wa kane witwa d, mu cyongereza ukitwa re. Umurya wa gatanu witwa la, mu cyongereza ukitwa A.
umurya wa gatandatu witwa mi, mu cyongereza ukitwa i. Impamvu uwa mbere n'uwa gatandatu byitwa kimwe ni uko bitanga ijwi rimwe. Noneho ngiye kubereka isomo ryo kweregera gitari. Noneho kubera ko ahangaha inyuma ya nati, uba warangije kuharegera. Iyo ushaka kumva ko gitari iregeye, noneho ubara mu kazu ka mbere ukagera mu kazu ka gatanu. 1, 2, 3, 4, 5. Iyo waregeye umurya ukumva uri kuvuga mi, ukavuga mi utawukozeho. Noneho iyo wageze mu kazu ka gatanu urawukanda. Iyo ukanze uwo murya wa gatandatu mu kazu ka gatanu uba ukanze la. Kubera ko umurya wa gatanu nawo ari la, biba bigomba kuvuga kimwe kuko uba wakanze la. Noneho urawuvuza wa wundi wakanze, ukavuza na wa wundi wa gatanu wala utawukozeho, bigatanga ijwi rimwe. Iyo biri hasi, iyo uyu murya wa gatanu uri hasi, tuvuge urugero. Umva aho ngaho uramanutse. None uba ugomba kuwuzamura bigatanga ijwi rimwe. Uri kumva ko biri gutanga ijwi rimwe, ni la. Noneho iyo ubirangije uri kumva ko warangije kuregera umurya wa gatandatu n'uwa gatanu. Noneho ukanda mu wa gatanu mu kazu ka gatanu. Iyo ukanze mu kazu ka gatanu umurya wa gatanu uba ukanze inota rya re. Ubwo ni ukuvuga ngo iryo nota rya re riba rigomba kuvuga kimwe n'umurya wa kane utawukozeho, ukabivuza. Ugomba gukora ku buryo bivuga kimwe. Uri kumva ko uyu murya wa kane usa naho utarimo neza, ubwo urawongeraho bitanga ijwi rimwe. Uri kumva ko byatanze ijwi rimwe. Ubwo ubukanze inota rya re. Ubwo umaze kuregera umurya wa gatanu wa kane. Noneho ukamanuka ku murya wa kane. Kubera ko wawuregeye ukawuregerana n'uwa gatatu. Iyo ukanze mu murya wa kane uba ukanze sol. Noneho ukawukanda ukawuvuza, ukavuza n'umurya wa gatatu. Uri kumva ko biri kuvuga kimwe. Wawukanze urawuvugije bitanze ijwi rya sol, ukavuza na ya sol ya hariya umurya wa gatatu. Kubera ko umurya wa gatatu uregeye, ntabwo urakomeza kumanuka mu kazu ka gatanu, ahubwo iyo ugiye gukanda umurya wa gatatu ujya mu kazu ka kane kugira ngo bitange inota rya si. Noneho iyo si, umurya wa kabiri ugomba kuba ari si. Noneho ukawukanda ukawuvuza, ukavuza n'umurya wa kabiri. Kubera ko hariya hepfo inyuma ya nati aba ari si, ukumva bitanze ijwi rimwe. Niho honyine kuri uyu murya wa gatatu ujya mu kazu ka kane. Noneho ku murya wa kabiri urongera ukagaruka mu kazu ka gatanu. Ukawukanda, iyo uhakanze biba bitanze inota rya mi. Noneho ukarivuza, ukavuza n'umurya wa mbere. Uri kumva ko biri kuvuga kimwe.
gitari yawe wafata inota rya do ukumva bivuze do cyangwa se sol cyangwa se la cyangwa se la cyangwa mi, ibintu nk'ibyo. Ikindi nanone muri uko kuregera gitari habaho porogaramu zigufasha kuregera gitari. Ni urugero rw'iyitwa Gitatuna. Ushobora kuyishakira ma interinete ahantu hitwa Play Store cyangwa se App Store. Habaho n'utundi n'ibindi bikoresho biregera gashobora kuregera gitari nako kitwa tuner. Kagira sensa cyangwa se akamikoro uvuza umurya noneho kagahita kerekana hano inota. Gashobora kuregera gitari ya acoustic cyangwa se ugacomeka hano umugozi ukavamo ukajya no kuri electric. Gashobora kuregera na base gutyo. Noneho impamvu kuregera gitari ari ingenzi, bituma umenya iyo gitari iregeye. Noneho iyo ufashe inota umenya, bituma byagura imyumvire yawe, ukamenya no wafata inota ukamenya kuriririmbiramo. Urugero ni muri do. Ibindi bintu by'ibanze iyo uri kuvuza gitari ukenera kitwa kapo. Akangaka ugenda wimura ukagashyira mu kazu wifuza bitewe naho ushaka gucurangira gitari. Wenda tuvuge uri bukine indirimbo iri muri bare, wenda tuvuge urugero indirimbo wenda iri muri C, wenda C hano. Noneho ushaka kuyikinira wenda uzi gufata amanota ya sol do re. Ni ukuvuga ngo uraza ugashyire mu kazu ka kane, noneho ufate sol. Ukumva iri muri C, ariko ngewe nzi gufata amanota ya sol, none ngewe nkashyize mu kazu ka kane mfashe sol. Niko kamaro kako. Noneho hakaza kano dukunda kukita mediator ariko kitwa plectrum. Noneho akamaro kako uragafata ukagakinisha imiti. Murakoze. Sangiza kugira ngo aya masomo agere ku bandi bakunzi ba gitari.